Nshuti bene data bavandimwe bakundwa, duhurira ku mpuhwe z'Imana TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze kubana namwe. Muraba agaciro, muraba umugisha, muri abantu b'umumaro cyane ku mpuhwe z'Imana TV. Uburyo mudukurikiranamo, uburyo mukora share, like, comment, subscribe, muhabwe umugisha n'Imana kubwo gushyigikira iyi channel y'impuhwe z'Imana TV. Ni ukuri ririya n'ivugabutumwa muba murimo mukora mu buryo bundi bw'ikoranabuhanga. Imana rero ibaho umugisha. Ngewe rwose narimbakumbuye cyane, muhabwe umugisha n'Imana. Rero ndagira ngo uyu munsi wa none tuganire ku ijambo ry'Imana, ariko nkwifurize kugira abantu bane mu buzima bwawe bagutekerezaho, abantu bane mu buzima bwawe bafite urukundo, abantu bane mu buzima bwawe bafite ishyaka, abantu bane mu buzima bwawe batari indyarya, abantu bane mu buzima bwawe batari ingetura, abantu bane mu buzima bwawe bataguprofita ahubwo bumva bakwifuriza ibyiza. Abantu bane mu buzima bwawe urabakeneye mu izina rya Yesu Kristo. Ukeneye abantu bane. Ukeneye abantu bane bariho umwuka w'Imana. Ukeneye abantu bane bafite urukundo rw'Imana. Ukeneye abantu bane bagufitiye ishyaka. Ukeneye abantu bane bafite ahantu bumva bashaka kugera ahandi hantu, badafite ishyari muri bo. Ukeneye aba bantu bane mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha aba bantu bane. Umbabarire ushishoze, urebe abantu uri kugendana nabo, urebe abantu ubanye nabo, urebe abantu uganira nabo, urebe abantu usangira nabo. Birashoboka yuko mu bantu uri kumwe nabo Imana yagutoranyirizamo abantu bane b'umugisha ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Narindi kukubwira ngo ukeneye abantu bane mu buzima bwawe bakugeza aho Yesu ari, bagufitiye ishyaka, bagufitiye urukundo, batakuryarya, bataguprofita, batafite izindi nyungu bagushakamo. Abo bantu bane nibo nkwifurije mu izina rya Yesu. Uyu munsi Imana iguhuze n'abantu bane bakwambutse ikiraro kiri imbere yawe. Uyu munsi Imana iguhuze n'abantu bane mu izina rya Yesu bagukura kuri icyo gisasi ruriho. Uyu munsi Imana iguhuze n'abantu bane mu izina rya Yesu bakubera abajyanama bazima, bakubera inshuti nziza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tugiye kuganira ku ijambo rero ry'Imana. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana riri muri Mariko. Ijambo ry'Imana riri muri Mariko ibice ni bibiri. Mariko ibice bibiri, turasoma umurongo waho wa mbere ndetse tugeze ku murongo waho wa 9. Imana y'amahoro iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Ngo Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Yesu ashimwe cyane. Yesu akiza ikirema gihetswe n'abantu bane. Uyu ni umutwe w'ijambo. Aba bantu bane Yesu yakijije iki kirema. Ntabwo uyu muntu yari ikirema, ntiyagendaga, yaramugaye, ntabwo yikuraga ahari, ariko haboneka abantu bane baramuheka, bamugirira impuhwe, baramujyana. Yesu yamukijije kuko bano bantu bamuhetse bakamugeza aho Yesu ari. Ngo nuko hashize iminsi asubira i Kaperinawumu. Bimenyekana yuko ari mu nzu. Yesu ashimwe cyane. Bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateranira aho buzura inzu
barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ngo benshi bamenya amakuru ko Yesu ari Kaperinawumu. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu benshi baragenda buzura inzu Yesu yarimo. Imana ishimwe. Ndakwifuriza Yesu agere mu mudugudu wawe, agere aho utuye. Icyo nkundira Yesu Kristo, iyo ageze aho dutuye ntago bibibanga. Iyo ageze aho dutuye abantu barabimenya we. Iyo ageze aho dutuye, umva nkubwire ukuntu Yesu ari mwiza. Ashobora kuza mu mudugudu utuyemo azanywe n'ikibazo cyawe, ariko icyo mukundira, haleluya, ntabwo ajya akemura ikibazo kimwe, Yesu akemura byinshi. Ngo yageze hano i Kaperinawumu, abantu barabimenya, barahuzura, baraza ngo buzura inzu yari arimo, barenga no mu muryango. Ngo arangije yo kabyara abigisha ijambo ry'Imana, atangira kubabwiriza ijambo ry'Imana, atangira kubabwiriza ijambo. Ijambo ni ubuzima, ijambo ni imibereho, ijambo ni umutsima udutunga muri ibi bihe bikomeye kandi biruhije turimo. Yesu ashimwe cyane. Hari ibihe tugeramo ukumva nta kindi cyakurengera. Yesu ashimwe cyane. Hari ibihe umuntu ageramo ibintu byose byo mu isi bikamubihira. Hari ibihe umuntu ageramo akumva nta kintu na kimwe ashaka, ariko wakwinjira mu ijambo ry'Imana, cyangwa wagira umugisha ugatega amatwi ijambo ry'Imana, ukagenda wumva usubirana ubumuntu, ukagenda wumva wongera kugaruka muri mudu, ukagenda wumva impuhwe z'Imana n'urukundo rw'Imana byongera kuba muri wowe, ukagenda wumva hari uwundi mwuka ukuvuyeho winjiye mu kindi kirere. Haleluya, haleluya. Ukinjira mu kirere cy'ubumana, ukinjira mu kirere cy'ijambo ry'Imana, ukinjira mu kirere cyo kwizera, ukinjira mu kirere cyo kubohoka, ukinjira mu kirere cyo kubabarirwa, ukinjira mu kirere cy'umunezero, ugasohoka mu gahinda. Amina, haleluya. Ugasohoka mu mubabaro, ugasohoka mu majwi yakongoreraga, ugasohoka kubera yuko Imana yaguhuje n'abantu bane. Abantu bane. Yesu ashimwe cyane. Aba bantu bane ni abantu wakwicarana nabo kuko bari mu Imana. Haleluya. Mugahuza umugambi, mugahuza umutima, nta kintu na kimwe gishobora kubananira, kubera yuko bafite kwizera, bafite n'urukundo, bafite n'ishyaka ryo kugira ngo ugire aho ugera. Imana y'amahoro iduhane umugisha. Njya nkunda cyane kumva ijambo ry'Imana rituruka kuri Apotre Gitwaza, umukozi w'Imana, Imana imuha umugisha. Akunda kutubwira ngo umuntu muzima, umuntu wawe, umuntu ugukunda nyakuri, ni umuntu ushyigikira umuhamagaro wawe, ni umuntu ugira ishyaka ryo kugufata amaboko akagukomeza, akabasha kukugeza ku cy'Imana yakuvuzeho, akagusapotinga, akumva ibitekerezo byawe, akakurinda gutsikira. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Akakurinda, akakuba hafi, agakoreshwa n'Imana, akaba intumwa y'Imana ku buzima bwawe. Ariko abantu b'iyi minsi ya none, abantu turi kumwe, abantu tugendana, abantu dusangira, abantu dusengana, abantu turirana, haleluya, hari igihe Imana itugirire neza cyane. Ushobora gusengana n'umuntu nako yarakavuze, mukarira, ukabona nawe arimo kurira, ukabona nawe donc mufatanyije umubabaro, kandi nyamara siko bimeze. Ahubwo yagera hanze akavuga ati siwe wabona, siwe wapfa, siwe basohora, siwe bafunga, siwe bakorera ibintu bibi cyane.
Yesu natugirire neza cyane. Ndagira ngo mbifurize yuko Imana iduha abantu bane. Aba bantu bane turaje dukomeze tubumve. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngo bamaze kuzura iyi nzu, ngo baruzura bagera no mu muryango w'inzu, ariko ikintu Yesu yakoze muri uyu mwanya, Imana ishimwe, kwari ukubigisha ijambo ry'Imana. Kwari ukubigisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ingabo iturwanirira. Ijambo ry'Imana ni ubutsinzi. Hari abantu batunga Bibiliya bakayifata akayishyira mu kabati ikazazana n'uruhumbu cyangwa ikazaho umurayi. Kubera iki? Ntasoma ijambo ry'Imana. Akajyaho akababara, akarira, agahura n'intambara, agahura n'ibigeragezo, bikamwihererana, bikamwongorera, bikamutegeka kwiyahura, bikamwereka ko isi yose imwanga, bikamwereka ko abantu bose bamwanga, bikamwereka ko abantu bose nta n'umwe umukunda. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Bibiliya, ijambo ry'Imana, iyo uryinjiyemo neza, niyo mpamvu Yesu yaryifashishije ahangaha, akifashisha ijambo ry'Imana aribwiriza bano bantu. Haleluya. Reka tujye twumva ijambo ry'Imana, reka tujye dusoma ijambo ry'Imana, reka tujye twuza ijambo ry'Imana. Ukuri mbabwiye ni uko ijambo ry'Imana ari ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Ijambo ry'Imana uryizereramo, kandi ibyo wizeye bigakoreka, kubera yuko wumvishe ijambo ry'Imana. Ngo atangira kubigisha ijambo ry'Imana, atangira kubaganiriza ku magambo y'Imana. Wari uzi ko iyo ucengewemo n'ijambo ry'Imana, haleluya, ni ukuri hari imisozi uba wumva igenda ikuvaho. Wagize se ngo igitangaza kizakoreka ku buzima bwawe gutyo gusa? Urabanza ukumva ijambo ry'Imana, ukaryuza, rikakuryohera, rikagucengera. Haleluya. Rigacengera mu maso yawe, rigacengera mu mitsi no mu misokoro. Byamara kugucengera ukaryizera, wamara kuryizera rikavamo igitangaza. Mana ishimwe cyane, rikavamo igitangaza. Niyo mpamvu Yesu yigishije aba bantu benshi bari buzuye ahantu hari, yabigishije ijambo ry'Imana. Haza abantu bane bahetse ikirema. Ayiwe, ni umurongo umwe uranejeje. Haza abantu bane, ba bantu bane natangiye nkubwira ngo haza abantu bane bahetse ikirema. Haza abantu bane baza aho ngaho Yesu arimo yigishirije ijambo ry'Imana, baza aho ngaho Yesu ari. Abantu bane, ndumva nkeneye abantu bane. Haleluya. Ndumva nkwifurije abantu bane. Ngo nuko ngo haza abantu bane bahetse iki kirema. Birumvikana ko uyu muntu wari ikirema. Mana itugirire neza. Ntago nzi uburemu ufite, ntago nzi ukuremaye. Haleluya. Ariko ukuremaye kose ntago mbyitayeho kumenya uburyo uremaye, icyo ngusabiye cyangwa nanjye ubwanjye nisabiye nuko ukeneye abantu bane baguheka, abantu bane bakugirira ishyaka. Ndabitindaho cyane. Bakugirira ishyaka n'urukundo. Mana itugirire neza. Bakagufata, bakaguterura nshuti yanjye, bakakugeza aho Yesu ari. Aba bantu ni abantu badahindurwa n'ibihe. Mana ishimwe cyane. Aba bantu ni abantu badahindagurika nk'ibicu.
Mani tugirire neza. Aba bantu ni abantu donko bafite umutima umwe. Oh, haleluya. Bafite umutima umwe wo kwizera, bafite umutima umwe w'urukundo, bafite umutima umwe w'ishyaka. Mani ishimwe. Wari uzi ko hari abantu bagukunda bakakugirira ishyaka, ukabana nabo mu bibi no mu byiza, ntibakurekure, bakomatana nawe, bagafata umwanzuro bakavuga ngo kama mbaya. Haleluya. Napfa tuzapfana nawe, nakira tuzakirana nawe. Yesu ashimwe. Ariko abantu bo muri iyi minsi, Imana y'amahoro ibaha agakiza, ibaha urukundo, ibaha ishyaka, ibahe kugira ishyaka muri bo mu mitima yabo. Be guhagarara ngo bamere nk'abana b'abahanuzi bajyaga bagenda bagahura na Elisa, bakamubwira ngo ngo mbese urabizi, ngo wamenye amakuru, wamenye yuko shobuja agiye kugukurwaho. Haleluya. Bamara kubimubwira ngo akababwira ngo nimuceceke, ndabizi ibyo muri kumbwira. Ayiwe, Imana ishimwe, ayo makuru ndayafite, ariko nimuceceke. Babana b'abahanuzi ngo bakajya hitegeye, bakajya guhengereza ngo barebe ukuntu Eliya ari bwigendere, ngo Elisa agasigara akozwe n'isoni. Reka nkubwire, iyo wizeye n'Imana idakoze isoni, iyo wizeye n'Imana itabara, iyo wizeye, bareke bahagarare, bareke amatelefone bayakureho, reka mbese bahore baguhengereza bumva icyabaye. Icyo bategereje ko kiri bube ntago ari cyo kiri bukubeho, ahubwo mu ijuru hari Imana igiye gushyiraho ikinyuranyo. Icyo nakwifuriza, Imana igukureho inshakura n'indyarya, ikuzanira abantu bane baguheke, nta nyungu bagufiteho. Iki kirema cyahetswe n'abantu bane, nta nyungu bari bagifiteho, nta feza n'izabo, ntaho Bibiliya itubwira hano iki kirema cyabahaye ibiguzi. Oya, bagize ishyaka n'urukundo gusa mu mitima yabo. Yesu ashimwe cyane. Uyu murongo waho wa 4 uratubwira ngo ariko babuze uko bakimugezaho, ngo nuko kuko abantu bahuzuye basambura hejuru y'inzu aharinganiye, naho ari bamaze gupfumura bamanurira aho bamanuramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Haleluya. Ngo Yesu abonye ukwizera kwabo abwira ikirema ati, mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Ngo ariko hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyu avuga atyo? Hariho akabazo ngo avuga atyo arigereranyije. Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Murongo wa 8. Ubwo umwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Akabazo. Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira ikirema kiti, ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ati byuka
byuka wikorere uburiri bwawe, wikorere ingobyi yawe wigendere. Imana ishimwe cyane. Imana yacu nitugire neza, Imana yacu nibane natwe, Imana yacu niduhane umugisha. Tubonye inkuru z'abantu bane, Imana itugire neza, aribo twifuza kubona mu buzima bwacu. Bagize ishyaka, bagira umwete, bagira umuhati, bagira urukundo rwo kuheka iki kirema ngo bakigeze aho Yesu ari. Ngo ariko bahageze babura inzira kuko hari abantu benshi cyane bari babyiganye, bari mu nzu, abandi bari hanze. Noneho bano bantu bane kubera ishyaka n'urukundo n'umuhate n'umwete bari bafite, ngo bahageze babonye abantu ari benshi, nta nzira yo kugira ngo bageze uyu muntu kuri Yesu. Bakoze iki? Tekereza, bakoze iki? Bafashe umwanzuro mu mitima yabo. Nshuti yanjye, mwene data, muvandimwe mukundwa, wowe unteze amatwi ku Mpuhwe z'Imana TV, aba bantu bane bafashe icyemezo cyo kurira hejuru y'inzu. Reba iyi nzu Yesu yari arimo. Icya mbere bari baje bahetse umurwayi, nta n'amakuru, nta na information n'imwe bari bazi ya nyiri iyi nzu. Nta nubwo bagize kwizera guke ngo babanze kwa kundi tubayeho twebwe tugira kwizera gukeya, ngo babanze bavuga ngo yewe ngo mwaturangiye nyiri iyi nzu, nyiri iyi nzu atuye he? Ese nyiri iyi nzu ari kumwe natwe muri iri teraniro ngo tumusabe aduhe ububasha cyangwa uburenganzira bwo kurira hejuru y'iyi nzu ngo dusambure aya mabati tugeze iki kirema kuri Yesu? Ntabwo ibyo bintu bigeze babitekereza. Imana yacu ishimwe cyane. Bo mu mitima yabo, ariko aba bantu turabakeneye, mu mitima yabo ntago bigeze batekereza ku icyo kintu, ahubwo bo batekereje ko byanga bikunda icyo bashaka ni ukugeza iki kirema kuri Yesu. Basatura igikuta, bakora iki? Iki gikuta nubwo cyaba cyubakishijwe miliyari ntago bibareba. Icyo bafite muri bo ni ishyaka ryo kugeza uyu muntu kuri Yesu. Barurira, niko Bibiliya ivuze, niko ijambo ry'Imana rivuze. Barurira bajya hejuru y'inzu. Hayiwe, ngo baratobora, barasakambura, batitaye ku gaciro k'ibisakaye iyi nzu, batitaye ngo iyi nzu ni iy'umuntu ukomeye, batitaye ngo iyi nzu ni iy'umuntu umeze ate, batitaye ngo iyi nzu irabakoraho, batitaye ngo iyi nzu baradufunga kuko iyi nzu tuyisenye. Oya, ibyo ntibigeze babitekereza. Aleluya. Rabone talabini. Batekereje gusa ishyaka ry'urukundo, ishyaka n'imbabazi, ishyaka mu mitima. Holalabini drai. Dukeneye abantu bafite ishyaka, dukeneye abantu bafite urukundo, dukeneye abantu bafite ishyaka ry'Imana. Nta muntu ushobora kugira ino shyaka, muri we harimo Satani. Imana ishimwe cyane. Nta muntu ushobora kugirira ishyaka ryo kujya gusambura inzu y'abandi kugira ngo mugenzi we abone Imana adafite urukundo. Yesu ashimwe cyane. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, iduha abantu b'ishyaka, iduha abantu bafite urukundo, atari bugusekeye kuko murebana wamara kumutera umugongo akaguhema. Abo bantu babaho, abo bantu barahari, turabafite, twahuye nabo, n'ubu tubana nabo. Yesu ashimwe. Ariko Imana iduha abantu bane, Imana iduha abantu bane.
ijambo ryatubwiye ngo basakambuye basenye ahantu haringaniye n'aho Yesu ari, ahantu haringaniye n'aho Yesu yicaye. Mbega abantu b'ubwenge, mbega abantu tubuze muri minsi ya none, dukeneye aba bantu n'ukuri. Imana iduha aba bantu, turabashaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Dukeneye aba bantu, dukeneye. Reka nkubwire kino kintu, wari uzi ko wangwa n'umuntu, umuntu akakwanga, ariko n'ubundi uzakubera igisubizo, uzagukunda nawe ari umuntu. Imana ishimwe cyane. Ibintu byose bikorerwa mu bantu. Abantu nibo bakwica, ni nabo bagukiza. Abantu nibo bakwanga, ni nabo bagukunda. Mana itugire neza. Aha hantu rero uretse Imana yonyine ifite kugutoranyiriza aba bantu, wowe ntacyo washobora, wowe ntago wabigeraho. Mana ishimwe, iki kirema ntago kigeze gisaba bano bantu, ahubwo bo mu mitima yabo bakoreshejwe n'Imana nibo batekereje kuri iki kirema. Ngo bamaze gusenya, bamaze kuhapfumura, haleluya, ngo bafata ya ngobyi, ngo barayimanura, ngo barayimanura neza. Ariko ndafashijwe Mana we, ngo barayimanura bayigeza imbere ya Yesu. Yesu nawe, ariko Yesu ni mwiza, Yesu ni umubyeyi, Yesu ni inshuti yacu, ni inshuti idahemuka, ni inshuti idabura guseruka mu byago no mu makuba. Ngo aritegereza, areba aha hantu bacishije iyi ngobyi, ngo arangije arababwira, ngo abwira cya kirema ngo mwana wanjye, haleluya, 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 mwana wanjye, ibyaha byawe, Mana ishimwe, ibyaha byawe urabibabariwe, niwikorere ingobyi yawe wigendere. Mana yacu nitugirire neza, Mana yacu niduha abantu bane batwikorerera umutwaro, batugirire ishyaka, batugezeho Yesu ari. Yesu nawe nakubona, ho haleluya, akugirira imbabazi. Imbabazi ze ngo zihoraho iteka ryose, imbabazi ze zihora ziri hafi, imbabazi ze arazihorana. Ngo arangije kumubwira ayo magambo, ngo ibyaha byawe lamene vodesire, reka ibyaha byawe bibarirwe mu izina rya Yesu. Icyo gisasiro uriho ukiveho, ubwo burwayi urwaye bukire mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha abantu bane, ho lalaya bini wade saini. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Dukeneye abantu bane bagusanga muri ako gahinda urimo bakakuganiriza. Dukeneye abantu bane. Reka nkubwire, abantu bane Imana nibaguha, ntacyo muzaganira ngo mukijyeho inama ngo kibananire, ariko bagomba kuza ari abantu b'Imana. Bariya biryarya Imana ibigizeyo, Imana igukubitira indyarya izigizeyo. Hari indyarya zijya zibana natwe, zikabana natwe, igihe cyagera ikavuga ngo igihe mufatiye amaboko kirahagije, reka murekure apfe, murekure akorwe n'isoni, murekure amware, murekure bamurebe. Hayiwe, Imana itajya ibura uko igenza. Ayo maboko twarayabonye yagiye aturekura, ariko akaturekura Imana yateguye ndadusama, haleluya, akaturekura ngo tugwa ahantu tutazikura, ariko akakurekura. Imana yaguteguriye andi agiye kugufata. Imana ishimwe cyane, haleluya. Maze ngo hari abanditsi ngo bari bicayemo aho muri iyo nzu, ngo baravuga mu mitima yabo, ngo batangira
guseka Yesu ngo arigereranyije, doko ngo arizamuye, mbese yishyize hejuru, yigize uwo atari we, ngo babyibwira mu mitima yabo ngo nta mwana w'umuntu ubasha kubabarira ibyaha uretse Imana gusa. Reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Umbabarira ahantu hose uherereye, unzamurira icyubahiro cy'Imana yanjye. Imana ishimwe. Umva rero akamaro k'umwuka wera, akamaro k'iyerekwa, akamaro ko kurebesha amaso y'umwuka. Ndafashijwe. Akamaro ko kugira amaso y'umwuka atari ay'umubiri. Mana ishimwe. Yesu ahita amenya ngo ibyo bibwiye. Haleluya. Yesu shimwe. Ahita amenya ibiri mu mitima yabo. Niba ubayeho utagira mwuka wera, reka nkubwire, ufate amasengesho ujye kuri maviyoloji, ugire mwuka wera ukuganiriza, ugire mwuka wera ukuyobora, ugire mwuka wera ufite uzajya ukwereka inzira ugomba gucamo, umenye n'abo mugendana. Yesu arabimenya, amenya ibyo bari gutekereza mu mitima yabo. Haleluya. Arababwira ati ibyo mutekereza ni ibiki? Kuki mutekereza mutyo? Hari ukubwira umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe, ari no kumubwira ngo ikorere ingobyi yawe ugende. Icyoroshye ni iki? Ntabwo muzi ko umwana w'umuntu yahawe ubutware? Ntabwo muzi ko umwana w'umuntu yahawe imbaraga zo kubabarira abantu ibyaha? Haleluya. Yesu ashimwe. Iki ni iki? Iri jambo riratubwira iki, riratwigisha iki? Nakubwiye ngo dufite abantu tugendana nabo b'inshakura, bingetura. Turabagira no mu nsengero, turabagira mu buzima busanzwe, turabagira bahora barekereje gukorwa n'isoni. Ariko Imana yaguhamagaye ikakurinda, bakabona urakomeje, bakavuga ngo ntuzongera kubyuka, bakabona urabyutse urakomeje. Izo ni imbaraga z'Imana isumba byose. Haleluya. Izo ngetura rero aba banditsi bari kumwe na Yesu hano mu rusengero cyangwa muri iyi nzu Yesu yari arimo. Yesu akoze igitangaza, ariko batangiye kujujura mu mitima yabo. Mwuka wera uri muri Yesu nawe arabimwereka. Imana ishimwe. Gira mwuka wera muri wowe. Ntukemere kubaho nk'impumyi, ntukemere kubaho nk'igipfamatwi. Jya usenga usabe mwuka wera abe muri wowe. Yesu arabimenya, arabibabaza. Umva ikintu cyanejeje kuri iri jambo, umva ikintu kinyubatse kuri iri jambo. Amaze kubabwira ngo icyoroshye ni iki? Kubwira umuntu ngo ibyaha byawe urabibabariwe, no kumubwira ngo ikorere ingobyi yawe ugende. Urebye ishyaka aba bantu bagize, icyoroshye ni iki? Ko Yesu ko Imana yaduhaye ubutware, yahaye umwana w'umuntu ubutware, nk'umwana w'umuntu ababarira abantu ibyaha. Umva ngo Yesu arangije ngo arabwira cya kirema ngo ndagutegetse. Ayiwe, Imana ishimwe ko hari igihe kigera agakora itegeko. Ndafashijwe cyane. Hari igihe Satani akuzunguzaho umurizo, akakwizengurutsaho, agafata ibyawe akabifunga, akagutera umwanda. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, ahiri n'umwana wayo Yesu Kristo, bagashyiraho itegeko, bagakoresha itegeko. Yesu yakoresheje itegeko, aravuga ngo noneho ndagutegetse, ikorera ingobyi yawe uve hano ugende, kuko ibyaha byawe wabibabariwe. Ngirira umuntu muri kumwe ngo Yesu akoresha itegeko. Haleluya. Tubonye hano muri iri jambo ko umwana w'umuntu ashobora kutakwifuriza icyiza, ariko Yesu akoresha itegeko. Yesu akoresha itegeko ubyuke kuri
kuri icyo gisasiro. Yesu akoresha itegeko ubona akazi. Yesu akoresha itegeko urwo rubanza rutsinde. Yesu akoresha itegeko iyo nzu yawe uyubake yuzure. Yesu akoresha itegeko amadeni bagufitiye bayishyure. Yesu akoresha itegeko nawe ayifitiye abandi uyishyure. Yesu akoresha itegeko ibyawe bifunze bifunguke mu izina rya Yesu. Hakora itegeko. Yesu aravuga ngo noneho ndagutegetse ikorere, ikorere, ikorere. Ikorere ingobyi yawe wigendere. Uva ahangaha wigendere. Ariko mwabibonye ko kugira ngo agere kuri Yesu ni bano bantu bane. Hari abantu bahora bashaka ko ntacyo ugeraho, ariko Uwiteka akoresheje itegeko. Akoresheje itegeko. Akoresheje itegeko. Hari abigize inyaryenge ngo nabanditsi, ngo nabayobozi, ngo nabo bakicara bakavuga ngo yise warababarira abantu ibyaha nkandi, bakamuca intege. Ariko yahawe ubutware, yahawe ubutware, akira ubutware mu izina rya Yesu, akira ubutware bw'Imana, akira imbaraga z'Imana, akira Mwuka Wera, ukwereka abantu muri kumwe, ukwereka abantu ugendana nabo, ukwereka abantu bagukuri, ukwereka abantu bagukunda, ukwereka ayiwe. Imana itugirire neza, Imana itwiteho, Imana iturengere, Imana iturwanirire, Imana itugire neza. Ikoresha itegeko. Haleluya. Itegeko ry'Imana niryo rigiye gukora kugira ngo ugere ku gisubizo cyawe. Itegeko ry'Imana niryo rigiye gukora kugira ngo ugeraho Imana yakuvuzeho. Itegeko ry'Imana niryo rigiye gukora. Twarabibonye. Itegeko ryarakoze natwe turabibona. Itegeko ryarakoze tubaho. Itegeko ryarakoze turabyara. Itegeko ryara ayiwe. Haleluya, haleluya. Itegeko ryarakoze tugira ijambo. Imiryango yaturetse, yadukuyeho amaboko, ariko Imana iduha abantu bane. Itegeko rirakora. Turiho, n'ubu turiho kandi turakomeza tubeho mu izina rya Yesu Kristo. Mwakira itegeko ry'Imana rigiye gukora ku buzima bwanyu. Muhabwe umugisha n'Imana, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Imana ibagirira neza. Shalom, shalom, shalom.